kashi zabonetse pe, nanjye nzaba umukire nkawe ino bamenye. Warupisi ndakwemera turi inshuti. Iza turakomeza. Please Warupisi, eat. You are my honored guest. Murakoze cyane baka. Warupisi uri umukire pe. Yego mfite ibintu ndakizeye ino bose baranzi. Mfite igitekerezo kizane. Ikiese man? Reka dukuruze impu zigira kashi kandi tuzunguka. Igitsiza, impu nkizo zizaba inyungu nyinshi. Ungurize capital dukore nza kungukira vuba cyane. This is a good idea. Ndakuguriza ntaribi ariko uzanyishure. Tugiye kubona cash bro. Kashi zabonetse pe, nanjye nzaba umukire nkawe ino bamenye. Bakame, dore turi kunguka neza. Inyungu jyu yibika kandi neza. Inyego, inyungu ndayibika neza cyane. Tuzagabana nyuma. Ndarwaye we, meze nabi sana. Pole sana Bakame, uzakira. Batwibye be. Baducucuye byose be. Impossible. Ni atali pe. Humura, nzakwishyura kuko ari njye wabikaga inyungu, nta kundi byamera. Reka nkora icyuzi, norora amafi, nzajya mbona ibikomoka ku matungo. Wow! Amafi yanjye yarakuze. Na bwaki wanjye. Muraho kwa Bakame? Karibu sana. Iminsi myinshi kabisa. Dear. Reka nkutekere ifi wumve ibyo maze iminsi nkora. Biraryoshye sana. Wongere ngo biraryoshye. Ubikurahe? Bino bintu ni fresh. Kabisa, ifi ni sawa. Ngwino nkwereka icyuzi cyanjye, ndanaguha ifi ujyane mu rugo. Nabona icyuzi ne koko? Nanjye ndashaka korora amafi iwanjye mu rugo. Genda ucukura icyuzi kinini cyane nk'iki, amafi azizana ubundi ujya urya ifi. By channeling the water here, the oxygen levels remain high for the fish. Sawa, thank you. Ejo ndatangira gucukura. Ubwenge buruta imbaraga, ariko uburiganya si bwiza. Subscribe ku Ubumwe ni Buzima TV.